rero nkurikije ibyo ni abantu bavuga ko ari abakirisitu gatolika bashingiye ku mabonekerwa ya Kibeho, ariko kuri bo ni naho bitandukanye bibera urusobe, byose bihera Kibeho, ariko bakavuga ko Kibeho mu gihe Kiliziya yatangaje ko amabonekerwa ya Kibeho habonekewe abantu batatu, ndetse ayo mabonekerwa akaba yarashojwe, bo bitandukanya na Kiliziya ndetse n'abayobozi bayo, bakavuga ko amabonekerwa ya Kibeho agikomeza kugeza na n'uyu munsi, mu gihe Kibeho Kiliziya yatangaje hano i Roma barabisinye, inyandiko zirahari, bakavuga ko yashojwe kandi habonetse ari Bikira Mariya wigaragaje, bo bakaba bavuga ko Kibeho yigaragaje Bikira Mariya na Yezu. Yesu ashimwe inshuti bakunzi bacu, reka tubabwire ko bamwe mu bakristo muri Kiliziya Gatolika bitwa batoye papa wabo mushya, ni papa w'umwirabura kandi agatorerwa mu Rwanda mu Busanza Kanombe. Ibi rero nibyo tugiye kuhagira, ni bantu mushumba mwiza wa muvandimwe wambeshya yaravuze ngo Kiliziya ngo yarabinginze, arabeshya. Dufite aho dusengera kandi twahawe na Musenyeri Tadeyo, twakoranye inama tumubwira ubutumwa bw'abatowe, ariko ikibazo kirimo n'ubuhanuzi. Nyamara ubwo buhanuzi igihe bukomeyeho, nicyo padiri yavuze ati ubuhanuzi. Umva rero ibya Kibeho bishobora gutera n'impaka, bati Kiliziya jewe nta muntu ushobora kumpagarara imbere ngo avuge ngo ntabwo nahuye na Yezu, kuko umunsi iyi tariki nagomba kurara mpfuye kubera ishyari bari bamfitiye kubera za miliyari Imana yampaye irandinda. Umva igihamya ndabifite pe, ntabwo ari bya bintu byo kukeka. Kuri iyi tariki nibwo Imana yantabayeho, ni naho yampayeho n'ubuhanuzi. Genda uburira abavandimwe bawe be kuzaba indangare nk'uko babaye indangare muri 94, akaga kakabagwaho kandi baraburiwe. Havuga ati se ubutumwa nabahaye bwa bundi Kiliziya yemeje ko twaririmbishije Alfonsina mu mureke ngo umunsi uzatoranya bawe Mana uzatubabarire, akabisubiramo inshuro ndwi. Ese koko abi nabahe? Nibyo nababwiraga, ntabatowe ntabwo ari twebwe gusa. Iyaba abakristo bose babaga abatowe, igihugu cyose cyagira amahoro. Nari imitsi ibintu Imana ndayimura, kuko ibintu byo byari byaragwiriye. Ndi mu miliyarderi, ariko miliyarderi tuzi utazi Imana. Nukuvuga ngo iyo nza gupfa icyo gihe nari kujya mu muriro. Ariko mumfashe gushimira Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya, kuko bamvanye muri iyo sayo, noneho bakamesa bakanyanika, noneho bakampa n'ubutumwa. Niba ari cya Kiliziya koko byo ndabivuga nyuma, ahubwo kugira ngo yo unkize imbere, nibyo bita critique historique. Iyo unkize imbere y'ikintu wenda ari nk'impanuka ibaye, nibaza ibintu bitanu: ninde byagenze gute, nahagana he, ingaruka zabaye izihe, harakurikiraho iki. Yesu ashimwe inshuti bakunzi bacu, reka tubabwire ko bamwe mu bakristo muri Kiliziya Gatolika bitwa batoye papa wabo mushya, ni papa w'umwirabura kandi agatorerwa mu Rwanda mu Busanza Kanombe. Ibi rero nibyo tugiye kuhagira, ni bantu ki, kuki bakoze ibi Kiliziya byakirite, cyangwa se abakristo Gatolika babyakiriye bate, ese bo ni bande, barimo bande, n'abapadiri se, n'abakristo basanzwe barayiki, n'abamaseri, turaza kubimenya. Hanyuma rero batangaje iki, ese uyu papa azakora iki, azakora ate, hanyuma rero bashingira kuki babaho gutya, ese Kiliziya nibitabemera kuki bagisengera muri Kiliziya Gatolika, niba ko twamaze kumenya. Reka tubahe ikaze rero tubabwire mu ncamake, ese ubundi Kiliziya yabivuzeho iki kuva na mbere, batangiye ryari, byose tugenda tubigarukaho muri ino nkuru yacu. Reka tubahe ikaze muri hatandukanye, kandi subscribe, like, share na comment, tubagezaho amakuru y'ibivugwa hirya no hino mu Rwanda no ku isi mu buryo ariko bw'iyobokamana. Hanyuma rero dukomeze twibande ababikoze mpabwe umugisha, n'abatarabikora mu bikore no mwanya kugira ngo mudushyigikire. Twagiye no mu nkuru ku buryo burambuye.
nk'uko rero mwagiye mubibona muri video zitandukanye, nk'uko muri kubibona no muri video tugenda tubereka no mu speech atandukanye y'abavuze, yaba ari abapadiri basanzwe muri Kiliziya Gatolika bemewe ndetse n'abatowe bwabo babyivugira. Batowe n'abakatolike bagisenyera n'ubundi muri Eglise Catholique, ariko bavuga ko bagendera ku mabonekerwa yabaye Kibeho, ndetse bo bakemeza yuko atarangiye, nubwo Kiliziya Gatolika ivuga ko mabonekerwa yarangiye, nk'uko padiri uri Roma mu Butaliyani yabigarutseho. Nyuma rero n'abato bwabo bagaragaje ko bagomba gushyiraho umuyobozi wabo ariwe bise Papa. Ubwo ni umuyobozi w'abatoye mu Rwanda cyangwa se ku isi yose, kwa ko nyine mu Rwanda ariho bafite icyicaro cyangwa ari naho bari wenda benshi, bivuze ko bashaka kuba hari n'abari hanze. Hanyuma rero bisa naho nyine bafite imico bitandukanye, ngo bagenda bahurira mu ngo, ariko ku cyumweru bagahurira muri Kiliziya Gatolika bisanzwe nk'abandi bakristo bose. Bivuga ko banahazwa, ariko uyu muryango w'abatowe Kiliziya Gatolika ikaba itawemera. Hari abavuga ko rero Kiliziya Gatolika yacitsemo ibice bizanwe n'abatowe, ndetse ubwo hari n'abandi nyine basanzwe bari muri Kiliziya Gatolika nk'uko bisanzwe bayoborwa na Papa w'i Roma mu Butaliyani. Hanyuma rero n'aba ngaba biyomoye bagatora Papa wabo cyangwa se undi umuyobozi wabo wa Kiliziya yitwa abatowe cyangwa se abatowe, kuko bo bita abatowe, ntabwo bita Kiliziya yitwa abatowe. Ni abatowe nk'umuryango nyine ufite imyemerere yihariyeho gato igereranyije n'iyo Katolika igenderaho. Hanyuma rero mwagiye mwumva wenda video twagiye tubashyiraho babyivugira, n'abapadiri bagira icyo babivugaho. Abapadiri nyine bemewe muri Kiliziya Gatolika nabo badashyigikiye uno muryango, ariko bakagaragaza ko nyine hari icyo bawuvugaho bitewe n'ibyo bakoze byo gutora uwo bise Papa. Hanyuma nk'uko mwagiye mubyumva, uyu watowe nka Papa bamwita Faustin. Avuga ko yagiye agira amayerekwa atandukanye, Imana cyangwa se Bikira Mariya na Yezu bakamubwira ibintu agomba gukora, bakamubwira ndetse n'ubutumwa agomba kugeza ku bantu. Yagarutse kandi no ku buhamya bwe n'uko yabashije kumurikirwa n'umucyo. Avuga ko yari mubi cyane, akora ibijyangwa n'amaso y'Imana, amategeko y'Imana yose ayahonyora cyangwa yica uko yiboneye. Imana rero ikabasha kuhamukura, ndetse ikabasha no kumuhereza ubutunzi, ndetse ikamuha n'umutima wo kubwitwaramo neza. Hanyuma rero akaba ari uhagarariye abatowe, ari nawe wagizwe Papa. Ntabwo ari umusanzwe, ntabwo ari wari uhagarariye abatowe, ko hari umudamu uhagarariye abatowe. Dushobora kuza kumubereka amafoto. Niwe wari uhagarariye abatowe, ariko uwatoye nka Papa ni umugabo nyine Faustin, nk'uko mumubona mu mashusho yambaye cyangwa se ariyoboye ino muhango, ari nawe n'ubundi wimikirwamo. Afite abayoboke rero batari bakeya, nk'uko mwabibonye muri ino video, barimo rwose benshi. Ariko kandi avuga ko hari n'abandi bari hirya no hino mu gihugu, hari abari bakurikiranye no muhango live cyangwa se kuri Zoom. Bivuze ko rero nyine ni umuryango w'abakatolike cyangwa abantu basengera muri Katolike batari bake, ariko bigaragara ko nk'uko bivuga harimo n'abandi batari abakatolike bari mu batowe. Ibi rero ni inkuru idasanzwe nyine. Icyo wenda turi butindeho, tugiye kugaruka ku bijyanye n'uko batangiye cyangwa se n'uko bakora, ndetse n'icyo Kiliziya Gatolika ibivugaho. Ariyo nkuru tugiye kubasomera, inkuru yanditswe n'Igihe mu bihe byashize, ivuga ku batowe, kugira ngo wumve neza icyo Kiliziya Gatolika ibivugaho. Niba uri umukristo Gatolika ntibigutere urujijo, cyangwa se niba nawe ukeneye gusobanukirwa ibyabo nyine kugira ngo biyungeho, nabyo ni uburenganzira bwawe, kuko nabo ni uburenganzira bwabo kwemera uko bemera. Keretse wenda igihe bashaka gusebya abandi cyangwa se bashaka guharabika yaba ubuyobozi bw'igihugu cyangwa n'abandi wenda runaka, nibwo byaba atari byiza. Ariko imyemerere ntekereza ko umuntu yemera uko ashaka, nubwo nyine hari amategeko agenga imibereho y'amadini cyangwa se amatsinda y'imyemerere, nayo agomba kubahirizwa, birumvikana. Hanyuma rero abatowe bavuga ko impamvu Kiliziya Gatolika ibamagana ari uko bahishiye cyangwa se bahishuye amabanga Kiliziya Gatolika yagiye ihisha,
mu ibaruwa rero ifunguye yashyizweho umukono na arikiepiskopi wa Kigali Yarakire Tadiyo Ntihinyurwa, Kiliziya Gatolika mu Rwanda yamaganye yivuye inyuma imikorere y'amatsinda y'abatowe n'intwarane. Urumva ntabwo ari abatowe gusa, hari n'abandi bitwa intwarane. Intwarane murabizi ko bugeze no gushaka kujya umukuru w'igihugu bamushyira ubutumwa birebire, ariko abatowe nabo rero n'undi muryango ukomoka muri Katolike nawo Kiliziya Gatolika yamaganye. Hanyuma rero ibyo iyo baruwa ivuga, reka tubabwire muri makeya uko bimeze. Muri iyi myaka 2010 na 2011 abakristo Gatolika, ubwo n'icyo gihe nyine ibaruwa yandikiwe, bamwe barakwiza amakuru ko babwiwe nijoro kwamamaza inyigisho tudashira amakenga, ubwo ni Kiliziya Gatolika iri kwandika, uko zibangamiye imikorere ya Kiliziya. Abo ni abari mu matsinda yiyita intwarane n'abatowe. Mu ibaruwa rero ifunguye yashyizweho umukono na arikiepiskopi wa Kigali Tadiyo Ntihinyurwa, Kiliziya Gatolika mu Rwanda yamaganye yivuye inyuma imikorere y'amatsinda y'abatowe n'intwarane. Louise Mumararungu niwe ukuriye itsinda ry'abatowe, yatangarije igihe ko bari abayoboke ba Kiliziya Gatolika ndetse ko ibyo bakora bishingira ku mahame ya Kiliziya, ariko ngo akavuga ko Kiliziya ibangira ko bavugana na Yezu. Ngo ni ukuvuga ngo Kiliziya ntishaka ko bahamya ko bavugana na Yezu, ni ukuvuga mu bwa buryo nyine bw'ibonekerwa cyangwa kwerekwa no kuhishurirwa, bimwe nyine dusanzwe tuzi ku barokore berekwa bahanura. Ibyo rero ntabwo Kiliziya ngo yabibemereye, niyo mpamvu ngo ibarwanya. Abatowe rero nabo basanga abayobozi ba Kiliziya Gatolika barangajwe imbere n'ibyubahiro, kuko ngo bo basanga umwungeri akwiye kumanuka agasanga intama ayobora. Aha niho rero bahera bavuga ko basaba ibiganiro, kandi ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika bukwiye kubumva neza, ibyo bavuga bakabiha agaciro. Ubwo rero mwamwumvise Louise Mumararungu ni wenyine wari ukuriye iri tsinda ry'abatowe, wenda ubu ngubu ni papa nyine batoye. Hanyuma rero yongeyeho ati kuba batakumva ubuhanuzi n'iyerekwa ryacu, kuri njyewe, ubwo ni Louise bivuga, ntabwo ari ikibazo mbona cyatuma badushyira hanze ya Kiliziya. We agaragaza ko nyine kuba batumva neza iby'ubuhanuzi bidakwiye gutuma babashyira hanze ya Kiliziya, kuko niba bagize amahirwe yo kubonekerwa na Yezu, bitakwiye gutuma babashyira hanze y'idini ya Kiliziya Gatolika. Hanyuma ikindi avuga ko rero akomeza atsimbarara ko we kimwe n'abandi batowe badashobora kuva muri Kiliziya Gatolika, kuko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubirukana. Urumva ko batsimbaraye kuguma mu idini ya Kiliziya Gatolika. Hari abapadiri rero benshi bagiye ngo banga cyane uyu Louise, umuyobozi w'abatowe. Hanyuma rero ngo kubera ibyo yababwiraga yeretswe kuri bo, ngo yagendaga yerekwa ibintu kuri bo, yangiza akabibabwira bakabimwangira. Hanyuma rero ati abapadiri nibo benshi barwanya abatowe, kuko hari amabi menshi bakora, twababwira kuyakosora nk'uko Yezu abisaba bakatwanga. Mumararungu Louise ati mu mwaka wa 2003 narababwiye nti Yezu yarambwiye ati nimudahindura ibyo mukora. Abajejwe ibyo ari byo yavuze ko harimo guhishira ikinyoma cy'abapadiri batera inda abakobwa n'abandi bagore b'abapfakazi. Asabwe gusobanura neza iyo ngingo ikubiyemo ibyo yeretswe akabitumwa ku bapadiri, Louise yaragize ati hari abapadiri bagenda bagasambana, bagatera abakobwa inda, bakabihishahisha, ahubwo ugasanga bararwana intambara yo kubihishahisha. Ingero ni nyinshi cyane zirahari. Aha niho Yezu rero yambwiye ngo mbabwire be gukomeza guhishira ikibi, ahubwo bacyamagane. Louise avuga ko iyi ari imwe mu mpamvu karundura zituma abapadiri babanga urunuka, kubera ko rero abatowe bavuga ubuhanuzi bwuzuza ubwatangiwe ikibeho, bongera gutunga agatoki Kiliziya Gatolika kuba yaragize uburangare no kutita ku buhanuzi bwa kibeho, bikaba byaranaje kugira ingaruka zikomeye, yaba ari mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda ndetse no mu bayoboke bayo. Aha Louise ntabwo yashatse gusobanura byinshi, ariko yavuze ko harimo n'imyitwarire ya Kiliziya muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994.
umuvugizi wa Kiliziya Gatolika Musenyeri Simagide Mboyintege uwo niwe wayivugiraga nyine muri iriya myaka, ku murongo wa telefone avugana n'igihe yavuze ko atemera iby'iryo tsinda ry'abatowe ndetse ahakana ko nta mabanga baba barahishiye. Ati guhanura ntabyo bahanura, ubuhanuzi twemera ni ivanjiri. Mu gihe abatowe bavuga ko bo babonanye na Musenyeri Simagide Mboyintege imbona nkubone kandi bakamusobanurira ubutumwa bafite, Musenyeri Mboyintege yemera ko bahuye, ariko iby'ayo mabanga no kurangarana ibyahanuwe iby'ikibeho bavuga batigeze babimubwira. Ati ibyo ntabyo bambwiye. Twagerageje gucukumbura inkomoko rero y'abatowe, kumenya amavu n'amavuko y'abatowe ntabwo byoroshye cyangwa byoroheye buri wese, kuko bavuga ko ari abatowe na Kristo, bakavuga ko iryo jambo ryo guhabwa ubutumwa byatangiriye ku bakobwa b'ikibeho igihe babonekerwaga n'umubyeyi Mariya cyangwa se Bikira Mariya nk'uko abakatolika babyita. Icyakora Faustin Harerimana, uyu ni we nyine umuyobozi w'abatoye, ari we papa batoye, umugabo w'imyaka 63 y'amavuko, akaba n'umuyobozi w'abatowe ku rwego rwa kabiri, avuga ko yamenye abatowe ubwo yari muri gereza mu mwaka wa 2002. Harerimana witwa papa w'abatowe, umva ko nyine yimitswe bya nyabyo, ariko amaze igihe kinini ari papa w'abatowe. Avuga ko ubutumwa bw'amabonekerwa bwatangiye tariki ya 25 Kamena 1999, ubwo ni kuri we butangiriye muri gereza ya Kimironko. Aha ni havuga ko ari intangiriro y'abatowe, ariko akavuga ko n'abakobwa babonekeye ikibeho ari abatowe. Abatowe ni abagatolika bemera ubuhanuzi, muri make ubwo nicyo bishatse kuvuga. Louise na Harerimana, abayobozi bakuru b'abatowe, bavuga ko ari abakristo ba Kiliziya Gatolika bemera imihango n'imigenzo yayo yose, ariko bo bemera ko Yezu ajya yereka akanavugana n'abamwemera. Bavuga ko Yezu ari we wabahaye iryo zina ryitwa abatowe, ngo rigasobanura ko watowe ni umuntu wese wihatira kumva ijambo ry'Imana akarekera no mu bikorwa akanasoma Bibiliya. Bumva ko niyo ntego yabo bagenderaho, n'ubu ari na nziza. Abatowe rero barahanura, barerekwa kandi basengera muri Kiliziya Gatolika. Bavuga ko beretswe ibintu byinshi byerekeye Kiliziya n'ibindi byerekeye igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Usibye gusenga ku cyumweru nk'amateraniro rusange cyangwa mu nsengero za Kiliziya Gatolika, ariko mu minsi isanzwe basengera mu ngo ahantu runaka, ari naho babona urubuga rwo guhanura. Louise rero niwe wenyine uvugana na Yezu, abandi bagera kuri 2 berekwaga ngo ubutumwa bwabo ngo bwararangiye. Usibye abakristo rero mu itsinda ry'abatowe, harimo n'abihaye Imana bakomeye nk'abapadiri ndetse n'ababikira bari muri iri tsinda ry'abatowe. Amakuru yizewe bavuga ko abatowe mu Rwanda bagera ku 1000. Intwarane nabo ni itsinda rikorera muri Kiliziya Gatolika, naryo rivuga ko risenga kandi rikerekwa. Bamwe mu barigize baherutse gutabwa bahetawe muri yombi muri za 2011 na 2010 na polisi bashinja kwigaragambya binyuranyije n'amategeko, nyuma yo kuzenguruka umujyi wa Kigali batangaza ubutumwa bafite burimo n'ubuhanuzi bashakaga kubwira umukuru w'igihugu nk'uko twahoze tubibabwira. Rero ni amakuru atandukanye avuga kuri aba bantu bitwa abatowe. Ese wari ubazi? Ese urabamenye kurushaho? Uwo bumviseho iki? Urumva bavugaho iki? Uko biri kose ikigaragara nuko bafite ubutumwa bavuga ko berekwa na Yezu cyangwa na Yesu. Rero ntekereza yuko nta muntu n'umwe ufite ubasha bwo kumenya ngo uyu muntu ni Yezu koko cyangwa si we, keretse uwo nyine Yezu cyangwa Imana ihaye ububasha bwo kudisaninga cyangwa kurobanura imyuka. Wenda ushobora no gukoresha ubumenyi bwawe busanzwe ukasesengura ibyo umuntu avuze ukumva wenda niba harimo ukuri, cyangwa se ukabihuza n'ijambo ry'Imana ryanditswe kera ukareba niba ibyo bintu bifite aho bihuriye n'ukuri. Ariko umuntu wakubwira ko yahanuye cyangwa se yeretswe, akenshi biragora kumunyemoza kubera yuko haba yeretswe udahari. Rero nshuti bakunzi bacu n'icyo twaba tubafitiye. Nawe nyine niba ushaka kumenya byinshi kuri aba batowe cyangwa uko umuhango wagenze, imbuga nyinshi zitandukanye ziri kubivugaho, nka Zaburi Nshya iri kubivugaho, wahagerayo rwose ukera ubutumwa bwiza. Ni ngombwa gusobanukirwa ibijyanye n'ubutumwa bwiza bitandukanye,
ukurikije uko bavuga njye muri analize zanjye cyangwa ubusesenguzi bwanjye numva batavuga ibintu bibi. Nuko wenda uburyo babikoramo nyine bisa naho bubangamiye Kiliziya Gatolika cyangwa se n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika by'umwihariko, ari niyo mpamvu nyine abapadiri na Kiliziya n'ubuyobozi bwa Kiliziya muri rusange, ari umuvugizi wa Kiliziya, bose basa naho badashyigikiye cyangwa bamagana ibikorwa by'abatowe. Ibyo rero ni byigaragaza ko nyine batabyumva neza, kuko wenda nabo ubwo ntabwo ayo mahirwe bayagize yo guhishurirwa gutyo ngo bamenye ko niba batoye bavuga ibyo bavuga bari mu kuri cyangwa se batari mu kuri. Ubwo rero naho gusenga nyine mwe musenge cyane, kuko abo batowe nyine ibyo bavuga birareba ngo isi yose, birareba mwebwe muri gukurikira iyi channel, birareba n'abandi batandukanye basha kumva Ikinyarwanda. Hanyuma rero reka tubashimire ko mwabanye natwe. Nge ndi muri Bukenewe, kandi subscribe, like, share na comment, tubuze tuba tukugezaho ubutumwa bwiza, bijyanye n'ubutumwa bwiza, bijyanye n'iyobokamana, bijyanye na gospel muri rusange, aho bikagera ibibaye byose bifite bihora n'ijambo ry'Imana. Twumva dufite umuhamagaro wo kubibagezaho kugira ngo mumenye amakuru bivuga hirya no hino kujyanye n'ivugabutumwa. Murakoze cyane, mutera inkunga ziri tubasha kubagezaho byinshi ku gihe, kubera ko ibyo tutabagezaho kubera umwanya mutoya, kubera guhebekana nyine dushaka iby'ubuzima, ariko kandi n'ubu turacyafite umuhamagaro tugerageza uko dushoboye. Reka tubashimire rero, Yesu abane namwe.